tuguhaye ikaze wowe ukurikiye ibiganiro bya Trumen TV. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wacu, turagusaba gukora subscribe ugakanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro byose bizajye bikugeraho, ukibuka gukora like, comment, ukanasharinga kugira ngo bigere kuri bose. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kigendanye n'ukuntu twavuye ku nzu za nyakatsi zisakaje ibyatsi nk'uko murimo kubireba, none uyu munsi tukaba tugeze ku nzu nziza. Izi nzu zigeretse zifite amasuku ku buryo ziteye amabengeza. Hashize imyaka isaga miliyoni 2.5 aho umuntu yatangiye kubaka inzu akoresheje ibiti ndetse n'ibyatsi. Ahangaha yafataga ibiti akabishinga, agashyiraho ibyatsi byinshi, rimwe na rimwe ugasanga nta nzugi ziriho, bagashyiraho icyo bita ibirago. Aha bagafata ibyatsi bakabiboha bagakuramo icyo twakwita urugi. Ku bantu ba kera ahangaha ndumva turi kumwe twasasangaga inyubako ibigonyi, ngira ngo murimo murabibona, za burende. Ni inzu wasangaga rwose zubatse mu byatsi bibisi, inshinge, ibikangaga ndetse n'ibindi bintu. Ugasanga rimwe na rimwe imvura yagwaga wasangaga biva ku rugi, nta rugi rwabaga ruriho. Rimwe na rimwe wasangaga n'izo nzu nta madirishya arimo. Turakomeza tugerageza kuba muri izo nzu igihe kinini, kandi ukabona abantu nta kintu bibatwaye, bakihanganira imvura. Ku gihe cy'akazuba nabwo bakihangana, izo nzu zirakomeza zirahaba. Wasangaga ku bagerageje gutera imbere hasi barakurungiraga gufata amase, itaka, bakavanga hasi rwose bagakurungira, ku buryo nubwo yabaga isakaje ibyatsi ariko mo imbere wageragamo ukabona isamo neza. Ahangaha basaga nkaho batangiye kuzamuka, urabona noneho batangiye gushyiramo utudirishya, batangiye gukoresha ibiti mu mpande n'ubwatsi. Ahangaha basakaje murabona yuko bitandukanye na mbere. Ubwo ni ukuvuga ngo aha abantu bari batangiye gusa nkaho bateye imbere. Muri iki gihe abantu basaga nkaho batangiye gukoresha ibindi bikoresho bisa nkaho biteyeho imbere. Ni ukuvuga ngo gutera imbere kw'aba bantu rero, ubundi mbere mu myaka 4,003 mbere y'uko Yesu avuka, cyangwa se Yesu ku bavuga gutyo, wasangaga abaturage bari batuye isi batangiye gukoresha icyo twita amabuye. Amabuye nicyo cyari igikoresho cyabo cy'ingenzi. Bagenda bazamuka bakoresha amacumu ndetse n'ibindi. Uyu munsi barakoresha ibikoresho rwose biteye imbere bikoze mu nganda. Nk'uko tubireba rero ahangaha bari batangiye kuzamuka, murabona yuko batangiye kubaka inkuta, bashyizemo n'inzugi zisa nkaho zikomeyemo, bibutse n'akarangi. Kuvuga ngo ahangaha ni nyuma ya Yesu, nyuma y'ivuka rya Yesu, ubona ko ibintu byari bitangiye gusa neza. Mbibutse ko kandi muri icyo gihe wasangaga n'inzu zikomeye nk'ahangaha turimo tureba hano kuri aya mashusho. Iyi ni inzu y'ibwami, iyi ni ingoro y'ibwami. Aha niho umwami yabaga atetse ijabiro. Muri kubona ko hameze neza, kandi ni ubwatsi bwiza rwose. Murabona yuko bari bagerageje kubushyiraho neza kandi bibereye ijisho. Ahangaha rero niho umuntu yaratangiye gusa nkaho ateye imbere, aho atangiye gukoresha ibikoresho nakwita biteye imbere
ku bya kera aho bakoreshaga imiheto, amabuye ndetse n'ibindi bikoresho nk'ibyo ngibyo. Icyo cyari igice cya mbere. Byarakomeje rero abantu batangira kugera mu gihe cy'inganda n'abazungu batangiye kuza, batangira kubaka inzu zigezweho. Inzu ureba koko ukabona ari inzu nziza nk'uko muyireba hano. Bari batangiye kuzamura inzu, bagatera ibishahuro, bagasiga amarangi, ariko ari za nzu ubona ko ari nziza, ariko ari inzu imwe, inzu imwe itagerekeranye, inzu zitari nini cyane mu bugari, ariko nazo ubona ko ari nziza. Ari inzu nziza. Batangira kujya bashyiramo ibintu bikumira amajwi kuba yasohoka mu nzu. Murabizi ko uyu munsi ku nyubako ziri public abantu bagomba gufata amajwi kugira ngo adasohoka mu nzu. Barakomeza rwose, inzu baraziryoshye. Iyi nzu irimo kureba ibikomeye, murabona ka pisine, akantu umuntu yaruhukiramo akoga rwose akarefreshinga ubwonko. Urabona ko ahangaha ibintu byari bikomeje kugenda bisa neza, abaturage batuye neza, barimo bubaka, barenga ku nzu imwe batangira kugereka. Aha ni ukubaka inzu imwe hejuru bagashyiraho indi, bagashyiraho indi, gutyo zikazamuka, bashyiraho ama esikariye ku buryo umuntu azamuka. Aho badakoresheje ama esikariye bagakoresha ama eleveta, za lifti, esanseri, ku buryo umuntu ajyaho agakanda umubare runaka ukamujyana aho agera. Urumva rero byarakomeje birazamuka, iterambere rigenda reza. None murabona aho tugeze uyu munsi. Iyi nzu turimo tureba ku mashusho ni inzu nini ku isi, ifite metero 888. Urumva ko rero twagiye dutera imbere. Rero ndagushimiye wari udukurikiye kuri YouTube channel yacu. Wibuke gukora like kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro bikurikiyeho. Bye.